nakubwiye yuko nta bintu by'urukundo nshaka. Njyewe navuze ko ibyo byose nkagira naho ngugeze nta kintu bagisaba, nta kintu bashaka nyine ngo bakibura. Wajya gufasha umuryango wawe n'ubuvara mu bukene barimo n'abashyiraho n'abakora ibintu byatanje harimo n'abapasi kwawe mbega nanjye ndagukundisha ntabwo nakifuza rero ko umuryango wawe twawusiga ahantu hatameze neza kandi ufite ububasha n'ubushobozi bwo kubagira neza kandi bwishimye. Umunsi umuryango wanjye wavuye mu bukene nibwo ibyo bintu nzabijyamo. Reka mvuze kwasibira byanzure nicyo kintu byasaba kugira ngo wowe n'umuryango wawe mbafashe kugira ngo umuntu niba kugira ngo umuntu ari umuryango kugira ngo Papa Matifa meze bite? meze neza. Wowe hano se kuva ryari? Nibwo nje ahubwo nuko nsituye kwibira ntabwo nje dangaye ntabwo nayi Mama ari he? Ari mu nzu. Murumuna wari he? Yagiye ku isambu. Mwate siko nshonje. Turatetse ntabwo bihashye. Kose ko namwe murakabya ariko mwamwiriwe mu rugo kuki mudakora akazi muteke muzi ko umuntu aba yagiye guca inshuro no kugira gute. Ubu se nimutanga murabona ko ejo nzabona ingufu zijya kubahahira. Twatinze kubona imyumbati yo kugereka. Imyumbati yo kugereka? Mwanshake na voka kandi uzi ko imyumbati sawa. Basi ntureba sha Dodome umanza arakabura umuhungu ngorata papa ariko uzanashaka ibiti imitambiko aho ngaho ungire n'aha ngaho hose. Itambiko zo narinde kuzishaka muri iyi minsi. Mati yabandi ko bagerezaho ko ni ibintu hariya muri kiriya kigo ibintu bigira bigacangana ugasanga nyine n'abariya bose batangiye kudusuzugura kandi tutagakwiye gusuzugurwa. Cangiye nanga buriya abantu bansuzugura pe. Oya njye mbere namaze kubona ukuntu wasuzuguranaga na kagakobwa ko munuza ngase bano bantu baba bapfiki mamupfiki wenda ntago hano mamutaha bahangana. Hari igihe wanyu mushaka kuba muri abakire cyangwa se wanyu mukaba muri abakene nawe wabo ukaba ari abakire cyangwa ari abakene ariko ntabwo ari ngombwa gusuzugurana ngo bigere naho mushaka gufatana kuri ibi. Yo nyine umuntu yashatse kunyereka kandi yanze ntabwo yansuzugura ngo bishoboke. Yego njye ntabwo nkunda agasuzuguro. Ntabwo ukunda agasuzuguro. Mbese mbara mbwiza ukore sibyo imbere ya mwarimu kugira ngo aze cya gihe usanga atangiye kwa ngo za ndaya zihaguruke yabasanze mu yemico kugira ngo abite indaya. Umwarimu arifata akaza ngo muhaguruke ngo mwandaya mwe ngo mwese ko tuziranye ko muri batatu. Yagenze gute? Shaka agahungu rero kashatse nyine kudutereta. Ariko njye bura ntago byari buve ntago byari bukunde. Rero nanabyanza atangira kuzana ibintu by'imbaraga n'ikintu n'icyari cyo kandi ntago byari bushoboke. Ese none ntago uremera kujya mu rukundo?
gute utagira umuntu mukundana kandi uri umukobwa mwiza ugaragara neza ugaragara ko uri umukobwa w'umuco ku ishuri uza wambaye ijipo ndende gukora ku maguru hasi wenda uyu munsi wambaye igitenge wihangane kuba wenda nje nkaguhamagara uri iwanyu nkagukura epfiriya nkakuzamura ngo ugeze hano impamvu mba mbikoze mba ngira ngo mama we cyangwa icyenda ariko pa gukena ni byiza ariko bikaba na bibi. ibyiza byo gukina ni ibi Iyo umukene yariye yahaze akaryama nta yindi mihangayiko nta n'izindi mibare, ariko umukire araryama akaryama atekereza za modoka yohereje i Dar es Salaam iriya ugasanga umutima guhagaze uraye guhagaze. nako ni umugani kera umwami yicaye n'abagaragu be banyweye basinze donc bishimye niba baraterura areba abagaragu be arababaza ati bagaragu banjye nahe magambo nashyira ku ifoto hamanika hariya amagambo y'ubwenge ku buryo nazajya nyareba nayasoma nkishima cyangwa nkababara nshobora kuba mbivuze nabi ati nahe magambo nashyira ku ifoto ku buryo nzajya nyareba nishimye akampa isomo nanayareba mbabaye nabo akampa isomo bose bararebana umwe aramubwira ati nako icyo yamushuje ntabwo ndi bukibabwire ahubwo nagira ngo mwebwe uko muri batatu mama wanyu nawe ntagiyemo ntagire icyo avuga ayo magambo ushobora kureba wowe ubwawe ukareba ubabaye akaguha isomo ukanareba wishimye nabo akaguha isomo rudomo uri kwita cyawe ni nka yayo igihe uko bizagenda kose buriya ni ukuvuga ngo tuzatabagwa nyine tuve mu bibazo tuje mu bisubizo. Mari Samariza ko ari bucuru ubundi yamenye ibyo ari byo abagiye kwigugika inyuma no kureba aho papa wawe ari ntabwo uri kumva ibyo papa ari kuvuga. reka nawe kwigora umukobwa nawe wamwishe nabi ajye yigira kuri bakuru bariho ariko papa njye ayo magambo ndayazi siko bizahora ku ifoto banditseho ijambo siko bizahora kugira ngo ntuzajye urireba wishimye umeze neza nurishyikaho uri kurisoma ubone hariho siko bizahora. nanjye nibyo nari ngiye kuvuga niba unababaye urishyikeho nabwo urisome handitseho siko bizahora wishimye. ayo niyo magambo yanditseho. urakoze mukobwa wanjye niba nanjye nibyo nari ngiye kukubwira ko atari ko bizahora. kutabivuze kare nyine nari ndi kugira nawe ubanza uvuge twembi tuvuge. yabicishije mu yindi soroga ye nabicishije mu jambo ry'Imana muri Bibiliya. ayo magambo yanditse hariya yavuze ngo suko bizahora ibyishimo bisimburwa n'umubabaro n'umubabaro ugasimburwa n'ibyishimo icyo rero bivuze ngira ngo natwe twinjiye muri uwo mujyo yewe ubwo ndumva ujye musenga cyane nabo yagiye